Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe ukurikirana Umutsima TV umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku mabanga 5 azatuma utazongera kwibagirwa ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Hari ukuntu abantu bahora bibaza batari ko se ko twumva pasiteri akotinga imirongo mu ijambo ari kwigisha, ko twumva umushumba runaka batibagiwe imirongo mbese aba yaramemoreje imirongo yarayifashe mu mutwe. Ngewe ni gute nayifata mu mutwe ko buri gihe cyose iyo ntangiye gusoma ijambo ry'Imana ko nsinzira sinamenye naho naringereje? Ariko uyu munsi wa none ngiye kuguha amabanga 5 ashobora gutuma umenya gusoma Bibiliya ukayumva, niba uri umukristo ushaka ko Imana ikorera muri wowe. Mushize nabaganirije buryo ki mwamenya uburyo mwasenga, amabanga yo gusengera mu isaha ya 9, buryo ki wasenga vuba ukabona ibisubizo byawe. Uyu munsi rero niyo mpamvu toza umwuka wawe ubike ibyanditswe byera iteka. Ese koko umwuka w'umuntu cyangwa se umwuka wera, umuntu hari uburyo ki awutoza ku buryo uza kuzuramo ibyanditswe byera, ku buryo umwuka ahora kwibutsa ukumva nyine icyanditswe ukajya ugisoma nk'aho ukireba muri Bibiliya, nk'aho ariko ukakibona kuri screen. Ese ni gute umuntu yagira uburyo ki abona amandiko imbere ye, akabona ibintu akabisoma imbere ye? Ese koko izo mpano zibaho? Niyo mpamvu hari abantu basoma Bibiliya, ijambo ry'Imana buri munsi, ariko ubabajije umurongo basomye ejo bakaba batakiwibuka. Hari n'abandi bavuga ijambo ry'Imana mu gihe cyose nk'aho ryanditse mu mitima yabo. Abo rero niho nshaka kugira ngo nawe ugende ube nkawe. Niki gitandukanya abo bantu bombi? Ese ikibazo nuko bibagirwa? Oya, ntabwo ari uko bibagirwa. Ese nuko bamwe bafite ubwenge buruta ubw'abandi? Oya, siko bimeze. Ukuri abantu benshi batazi nuko umwuka utojwe ntushobora kubika, iyo udatojwe ntushobora kubika ibyo Imana ivuga. Iyo udasenga, iyo utaba mu bihe byo gusenga, iyo utaba mu bihe byo kwegera Imana ntabwo, cyangwa se mo kimwe, ijambo ry'Imana ntabwo ribikika muri wowe. Imana ntabwo igira uruhare runini muri wowe. Niyo mpamvu uyu munsi niba nawe ujya usoma Bibiliya ukayifunga, maze nyuma y'iminota mike ukumva ibyo wasomye byazimye, uyu munsi uraza ukamenya amabanga ahindura. Niyo mpamvu nkeneye kumenya uyu munsi, uraza kumenya amabanga yahindura ubuzima bwawe, amabanga yahindura ukuntu. Ariko ndagusaba ikintu kimwe gusa kugira ngo aya mabanga uze kuyamenya. Niyo mpamvu ntusige utumvishe ibanga rya 5, kuko riraza kugutungura kandi uraza kubona ko Imana iri kumwe nawe, kuko ari ryo rituma abantu benshi batangira kwibuka ijambo ry'Imana mu buryo butangaje. Bene data, Imana ntiyatanze Bibiliya kugira ngo ibe igitabo gisomwa gusa, ahubwo yayitanze kugira ngo ibe ubuzima bwacu rema. Ikindi, iyo ijambo ry'Imana riguma mu bwenge gusa riribagirana, ariko iyo rigiye no mu mutima, no muri roho, no mu mwuka, ijambo ry'Imana riragenda rigahinduka igice cy'ubuzima bwacu, rigahinduka rema, ugasanga ubuzima bwacu bwahindutse. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba atarigeze afata Bibiliya uwo munsi, ariko igihe ahuye n'ikigeragezo umurongo akawibuka. Ntabwo yafashe Bibiliya mu kigeragezo, ahubwo hari ibyo abwiye Satani. Kuko urugero, ushobora kurwanana n'abakurwanya muri Zaburi ya 35, uti Uwiteka burana n'abamburanye, urwanye n'abandwanya. Ukabwira umutima wawe ko Uwiteka ari umwungeri wawe muri Zaburi ya 23:1, Uwiteka niwo mwungeri wawe suzakena, akuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, akujyana iruhande rw'amazi adasuma. Kandi ukongera wahura n'ikigeragezo ukibuka yuko Uwiteka yavuze muri Yohana 10:34 yuko turi Imana mu Mana. Ukongera ukibuka yuko muri Yohana 7:34-39 nuko ngo mu minsi ihera iyindi minsi Yesu ahagarara ku rutare rwari mu rusengero, arangurura n'ijwi rirenga ati, umuntu unyizera amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye. Ngo ariko ngo byivugaga yerekeza ku Mwuka Wera abamwizeraga benda guhabwa. Mbese ukagendana n'ibyanditswe mu mutwe wawe, bya bindi wazigamye. Uko hari ijambo rivuga ngo ivomera amazi ahagije, kuko mu gihe cy'igotwa uzaba ufite amazi ahagije, utazagira inyota.
ibyo si impanuka, ni uko umwuka wawe uba waratojwe. Reka turebere hamwe amabanga 5 azagufasha kugera ku rwego rw'ubumana, ku buryo nawe usigara wumva ibi byanditswe muri Bibiliya nta kintu na kimwe gishobora kuguteshuka. Kuko na Kristo amaze iminsi 40 Satani aje kumugerageza, nta kindi yakoresheje ibyanditswe. kandi igihe Yesu yahanganaga n'abanditsi n'abafarisayo, yababwiraga mu byanditswe mu mategeko yabo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ku ijambo ku ibanga rya mbere ngiye kukubwira, riraza kugushimangirira yuko ugomba kugira ibyanditswe mu mutwe wawe no mu mwuka wawe no mu bugingo bwawe, bikaba ibyanditswe, ukaba wanditswemo ibyanditswe byera mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye kuko izina ryawe n'icyubahiro cyawe. Oh haleluya! Reka izina ryawe rize muri twebwe, reka ubwenge bwawe buze muri twebwe, reka kugira neza kwawe kuze muri twebwe, reka amabanga y'umwuka wera aze muri twebwe, reka Mwami Imana ucancure ijambo ryawe muri twebwe, maze ibyo dukwiriye kumenya n'ibyo dukwiriye kubika byuzure muri twebwe. Dukuremo TikTok, dukuremo Instagram, dukuremo WhatsApp, dukuremo YouTube, dukuremo ibintu byose biturangaza muri iyi si, ahubwo dupakiremo ijambo ryawe. Mwami Imana turakwinginze kugira ngo tudahemo ibi bitagira umumaro twirizaho amaso, ahubwo abantu bagira umutima wo gusoma ijambo ryawe, bagira umutima wo kuzura ibyanditswe byera. Oh haleluya! Turasaba imbaraga z'ijuru kugira ngo zimanuke zibane natwe, turasaba ubwenge bwa kugira ngo bumanuke bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndagushimye ko ubikoreye kwiyubahisha, Mana ndagushimye ko ugiye kuza mwa kino kiganiro kikazagira ku mpera z'isi zikagenda, kuko waravuze ngo niyo abantu babacecekesha ariko ibiti n'amabuye bizasigara bivuga. Niyo mpamvu turi gukorera kuri mikoro, kandi tukaba dufite n'amabuye ari nka kamera, tukaba dufite igiti nka trepied. Kandi Uwiteka we, ubu butumwa ubujyane bugere kure, maze abantu bawe bamenye iby'ijambo n'ubwiru bw'ijambo ryawe. Ndagushimye ko bikoreye kwiyubahisha, ndagushimye ko imbaraga z'umwuka wera zigiye kuza muri rino jambo, ndagushimye ko imbaraga z'umwuka wera zigiye kurinda kino kiganiro, ndagushimye ko imbaraga z'umwuka wera zigiye kucyuzura mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'ubumana bwawe Data zize mu mitima y'aba bantu bagiye gukurikirana kino kiganiro, kuva aho gihereye kugera ku mpera y'isi, kizahindura imitima y'abanyabyaha, kizongera imbaraga z'abakiranutsi mu izina rya Yesu. Turatongera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo Data wa twese wo mu ijuru ukomeze ubane natwe kandi tugirire neza. Tubigusabye tubyizeye ko bikoreye kwiyubahisha. Amen, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma aha hari ijambo riri muri Yosuwa igice 1 umurongo wa 8, handitswe ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarororere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Aha ni intambwe ya mbere, ni ibanga rya mbere rikubwira gutekereza ku ijambo ry'Imana kugeza ribaye ubugingo bwawe. Meditate. Niba usomye rino jambo, ongera urimedite, ongera uhamagara umucyo w'Imana kurizaho, ongera uhamagara ihishurirwa kurizaho. Aho kugira ngo usome igice cyose, soma akaronko kamwe konyine, ariko nurangiza ugakorere meditate, ukameditatinge, ukutekerezeho, wongera uhamagara imbaraga zako, uhamagare rema yako ikarima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntukajye upfa gusoma ijambo gusa ngo wumve ko ijambo ni ibyanditswe, cyangwa se mu kimwe ufate gutya Bibiliya 4:5 yego niho ngeze muri Matayo 3:4 cyangwa se ibice 3 n'ibya 4:5 haranditse ngo maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku rusengero ari ntabwo ari iryanyu ukongera oya, ibi si byo mwuka wera ashaka ku buzima bwawe. Haleluya! Mwuka wera ikintu ashaka ku buzima bwawe, ashaka yuko wongera ugatekereza ku ijambo ry'Imana kugeza ribaye ubugingo bwawe. Haleluya! Ikindi, menya yuko hari itandukaniro rinini hagati yo gusoma no kuzirikana.
gusoma iyo usomye nka gutya umwuka ngo umwanzi aramujyana amuhagarika ku murwa hejuru y'umurwa ngo nuko arakomeza aramujyana. Ibyo nibyo koko ugomba gutekera kuki rino jambo risomye, kuki rino jambo ryanditse. Noneho niho ugenda ugatangira ugacukumbura ibyanditswe, uko ijambo ry'Imana ravuga ngo mugerageze mu byanditswe n'ibyo abahanuzi bavuga, ngo ibyo abahanuzi bavuga mu bigerageze mu byanditswe. Gusoma bifata iminota mike, ariko kuzirikana bishobora gufata amasaha. Ushobora gusoma ijambo nka gutyo ukarisoma umurongo umwe ngo turirangiza, ariko kurizirikana rikagufata byibuze amasaha 3. Imana ishimwe cyane. Ikindi, fata umurongo umwe gusa uwusome inshuro nyinshi, uwumve n'ijwi rito kuwumva. Soma ngo Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwo mwungeri wanjye sinzakena. Okay. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Kuryamishwa ni ukuvuga ngo nari ndyamye ku manga, nari ndyamye ku rutanda rutariho matera, none agiye kundyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ubugingo bwanjye bugiye gutoha. Hari byari bimeze nk'inyumye, hari byari bimeze nk'amapfa y'izuba ryacanye mu buzima bwanjye, ariko Uwiteka agiye kongera andyamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Imana ishimwe cyane. Wibaza uti Imana irambwira iki muri uyu murongo? Iki nicyo ugomba guhindura mu buzima bwawe, ndetse nanjye icyo ngomba guhindura mu buzima bwanjye. Uko ubikora, ijambo ritangira kwinjira mu mutima wawe. Iyo rimaze kwinjira mu mutima wawe, ntabwo riba rigifite, ntabwo uba ugirifite mu mutwe gusa, ahubwo riba ryabaye ubuzima, riba ryabaye igice cyawe. Ijambo riragenda rigahita rihinduka igice cyawe, ugatangira ukumva Imana iraganiza umutima wawe, ugatangira ukumva Imana iri muri wowe, ukumva Imana irimo irakora ibikomeye mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Abantu bakomeye mu kwizera ntibamenya imirongo myinshi kubera ko bafite umutwe mwiza, ahubwo babimenya kubera ko bayitekerezaho buri munsi, kandi bumva yuko Imana igendana n'ibyanditswe. Kandi kugira ngo umenye ubuhanuzi bwo guhanurira, ugomba kubugenzuza ibyanditswe mu byanditswe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ibanga rya kabiri riravuga ngo sengesha ijambo ry'Imana. Akenshi cyane niba ushaka gufata ibyanditswe, senga, ugisenga uvuga ngo Mana, mu izina rya Yesu ndagushimya ku bw'izina ryawe, ndagushimya ko uri Elohim, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, gushimya kuri Imana y'akandi karyo, gushimya kuri Imana y'ibihe, gushimya kuri Imana igirengera imfubyi n'abapfakazi, gushimya kuri Imana yavuganye natwe ngo mu Migani 22 umurongo wa 29 ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora abonye, ngo mbese uwo muntu ngo mbese azahagarara imbere, usazahagarara imbere y'umwami, hari ubwo azakorera abagufi. None sinshaka gukorera abagufi, usenge mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nidusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso ibice 6 umurongo wa 17 kugera urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Abefeso ibice 6 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Niyo mpamvu handitswe ngo mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Imana ishimwe cyane. Kubera iki Imana isaba abantu bayo ko basengesha umwuka iteka? Haleluya. Ni ukubera ko abantu benshi basoma Bibiliya bakayifunga nta kintu bumvisemo, bakayifunga nta kintu bayitekereje ku byo basomye. Ariko ni bangahe basengera ku byo basomye? Ni bakeya. Usanga umuntu yihimbira mu byo asenga, ugasanga umuntu nyine, hari abantu bamaze kwaguka ku buryo nyine iyo basenga baba bari communion, baba bari commitment, bagira commitment n'umwuka wera, ku buryo ibyo basenga umwuka wera ahita bijyana. Ariko niba uzi yuko utuzuye umwuka wera, ukaba udashaka no gufata ibyanditswe, urumva uzasubizwa gute nshuti yanjye?
niba wasomye ngo Uwiteka niwo mwungeri wanjye, ntukomeraho, ntukomereraho gusa, ahubwo hita usenga uti data wo mu ijuru, ndagushimira ko uri umwungeri wanjye, nyobora uyu munsi kandi unkingire ibibi byose. Imana ishimwe cyane. Iyo usengera mu ijambo ry'Imana rihinduka ubuzima, rikava mu nyuguti rikaba mu mutima wawe, n'ubugingo bwawe rigahinduka wowe. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ndi kubigisha uburyo ki mugomba guhinduka ibyanditswe byera? Nuko akenshi cyane hari igihe Satani abateteza, ugasanga arabahinyuza mu bijyanye n'ibyo mwizera. Niyo mpamvu ibyo wizera byose, uko ugenda kose, uko ubaho kose mu buzima bwawe, ugomba kumenya ko hari hari agace k'ubuzima bwawe kagomba guhinduka rema mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni uko turi buze gusoma mu rwandiko rwa Yakobo, urwandiko rwa Yakobo igice kimwe umurongo wa 22, urwandiko rwa Yakobo igice kimwe n'umurongo wa 22. Yego, mureke tuhasome kumve uko avuga mu izina rya Yesu Kristo. Igice kimwe umurongo wa 22 haranditswe ngo, ariko rero mujye mukore iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa ngo mwishuke, ahubwo hari ibintu tutashobora kwibagirwa kuko twabikoze. Niko bimeze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riradusaba ko dukora iby'iryo jambo. Mbese iby'iryo jambo, niba wasomye ijambo, tangira uryapure kurivane muri iki gitabo, rivane muri iki gitabo, urigira ubuzima. Ikindi, niba wasomye kubabarira, jya ubabarira, jya witura, genda ukure ibibi, genda ukure abanzi mu buzima bwawe, genda ukure ikibi mu buzima bwawe, genda ukure abantu wari ufite mu buzima bwawe nk'umutwaro, genda ubatura. Niba wasomye gufasha abakene, tangira ubafashe. Niba wasomye gusenga, tangira usenge. Icyo ukora kiba cyanditswe mu mutima wawe kurusha icyo wasomye gusa. Icyo uri kwitoza gukora mu buzima bwawe gihita gihinduka ubuzima bwawe, kandi icyo wabashije gukora gihita gihinduka ubuzima bwawe. Imana nishimwe cyane, kandi Imana yahabwa icyubahiro. Menya ijambo. Kumenya ijambo ni byiza, ko ribaho nibyo bihindura ubuzima. Kumenya ijambo ni byiza, ariko uko uribaho nuko uribamo, nuko ribaho muri wowe, nibyo bihindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Vuga ijambo ry'Imana buri munsi. Kuvuga ijambo ry'Imana, kubera iki Pawulo yandikira Abakolosayi gutya? Pawulo yandikiye mu rwandiko yandikiye Abakolosayi mu bice bitatu. Pawulo Abakolosayi ibice bitatu n'umurongo wa 16 handitswe guki ngo, ariko rero ukuri kudusohoyemo ariko dukurikiza. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Kubera iki Pawulo yandikira Abakolosayi akababwira gutya? Nuko tugomba guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Niyo mpamvu rero iby'isi tugomba kubihomba, tugatunga Kristo, tukavuga ijambo rya Kristo buri munsi, tukarivuga buri mwanya. Niyo mpamvu uvuga ijambo ry'Imana buri munsi, biragenda bikaba ubuzima bwawe. Hari abantu bavuga amagambo y'ubwoba buri munsi ukira, ariko weho iyo uvuga ijambo ry'Imana buri munsi, riguhindukiramo ubuzima. Kubera iki Yesu ari kuganira na wa Musamariyakazi amubwira ngo iryo jambo ngo rizaba ubuzima, ngo niyo mpamvu ngo mwebwe musenga icyo mutazi, ngo ariko ngo amazi nzagwa ntabwo uzongera kugira inyota. Uretse ari kumubwira muri Yohana ibice 4, uretse ari kumubwira ngo amazi nzaguha ntuzongera kugira inyota ukundi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nuko azi yuko amazi y'iyi si amara inyota y'inyuma gusa.
ariko amazi y'umwuka aragenda agakora ku mwuka n'ubugingo, agahinguranya no ku mubiri, ku buryo usigara uri icyaremwe gishya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ariko umwana w'Imana akwiriye kuvuga ijambo ry'Imana mu rugendo, mu kazi, mu rugo, mu modoka. Vuga uti, Uwiteka uri kumwe nanjye, nta ntwaro yacuriye ku ndwanyi izagira icyo intwara, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo uvuga aya magambo aragenda akaguhindukiramo isoko y'ubugingo mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ahagaze ku gitare mu rusengero arangura n'ijwi rirenga muri Yohana ibice 7:37, aravuga ngo abafite inyota mwese muze aho ndi. Oh haleluya. Ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yanyu, ngo itembe mugere, ngo izagenda naho muri Ezekiyeli ibice 47 havuga yuko ngo ayo mazi azatemba ngo akagera no muri Araba. Imana ishimwe cyane. Iyo uvuze ijambo kenshi amatwi yawe ahora agaburira iby'umwuka. Iyo ukuvuga ijambo ryawe, uko wumva ijambo ry'Imana, ijambo ryawe Imana nitabaza ry'ibirenge byanjye. None niba muri Zaburi umuririmbyi muri Zaburi yaririmba gutya ngo ijambo rya muri Zaburi 119 nko mu murongo w'130 ngo ijambo ryawe Imana nitabaza ry'ibirenge byanjye. Katurisome Zaburi 119, katwumve kuntu havuga mu izina rya Yesu. Zaburi 119 umurongo wa 105 havuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Imana ishimwe cyane. Iyo umuririmbyi aririmba, iyo uvuga ijambo kenshi amatwi yawe ahora agaburirwa n'iby'umwuka, cyangwa se ahora agaburirwa iby'umwuka. Niyo mpamvu iyo ukonfesa, iyo uvuga ukavuga ngo Uwiteka ari kumwe nanjye, nta mubisha wabasha kugira icyo antwara, ukavuga ngo nta ntwaro yacuriye ku ndwanya izagira icyo intwara, nshobozwa byose na Kristo. Bigera igihe ugahinduka ubuzima, bigera igihe nyine ukaba intwaro, ukaba antibar. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ugume hano kugira ngo uze kumva ibanga rya gatanu. Ibanga rya gatanu navuga ngo saba umwuka wera akwibutsa ijambo ry'Imana. Ni ukubera iki tugomba gusaba umwuka wera kugira ngo atwibutse ijambo ry'Imana? Nta yindi mpamvu, ni uko muri Yohana 14, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14, turasoma ku murongo wa 26. Turebe impamvu umwuka wera agomba kukwibutsa. Saba mwuka wera kukwibutsa ijambo ry'Imana. Yohana ibice, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 26, turavuga ngo ariko umufasha ari wo mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Ibi ni isezerano ry'umurage w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ugomba gusaba mwuka wera? Mwuka wera icya mbere ni umufasha, icya kabiri niwe utuburanira akanatunihira iminiho, niwe ushira umubavu ku masengesho dusenga, wongera amasengesho yacu akayagira imbaraga mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ikindi, abantu benshi bishingikiriza ku bwenge bwabo, ariko Yesu yavuze ko umwuka wera azatwibutsa ibyo yatwigishije. Mbere yo gusoma Bibiliya, jya umanza usenge uvuga ute, mwuka wera, haleluya, leboshe kutalamandiko, fungura ubwenge bwanjye. Icyo ni icya mbere. Nyuma yo gusoma ujye wongera usenge uti, mwuka wera, ho haleluya, ntuzemere ko iri jambo riva muri nge, ujye urinyibutsa igihe cyose ndikeneye. Haleluya. Icyo gihe iyo wamaze kugira commitment, iyo wamaze kugira communion n'umwuka wera, buragenda mugahindukiranira ubuzima. Kubera iki? Kubera ko muri Yohana
muri Yohana ibice 7 umurongo wa 37 kadusomere twumve ko navuga. Aravuga ngo nuko muri iyo minsi, aryo jambo nakomeje kubabwira, muri iyo minsi mikuru y'ingando iheruka uwo munsi uyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza ahondi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizeraga bendaga guhabwa, ariko umwuka wera yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bamwe muri rubanda babumvise amagambo baravuga bati, ni ukuri uyu ni wa muhanuzi. Abandi bati, uyu ni Kristo. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka i Galileya? Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi aturutse i Betelehemu, ikirorero cya Dawidi yarimo? Nuko abantu barapfukama, abantu baramupfa, bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umukozaho urutoki. Kubera iki? Yesu atarahabwa ubwiza bwe, ariko ntakozweho urutoki. Yari yaramenye akiri kumwe na se ko abantu bose bambaye umubiri bagomba kugira gute? Kwiyambaza imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibashe kubahamagarira icyo bakeneye cyose. Mwene data, ukeneye urubyaro, saba mwuka wera umwibutse ko ukeneye kubyara. Mwene data, ukeneye financial management, hamagara mwuka wera kugira ngo amanure icyo kintu ukeneye. Ese ukeneye kubona imbaraga z'Imana zikorana nawe mu izina rya Yesu? Hamagara mwuka wera. Niyo mpamvu rero tekereza kuri Yesu igihe Satani yamugeragezaga mu butayu. Yesu ntiyafashe umuzingo wa Bibiliya ngo ashakishe ibyanditswe, ahubwo yahise avuga ati, handitswe ngo. Kubera ko ibyo bintu yari azi ko byanditswe koko, niho rero warabyandikishije. Nawe ugomba kwandikisha ibyanditswe byera mu mutima wawe. Kubera iki? Kuko ijambo ryarabaye igice cy'ubuzima bwe. Nawe ushobora kugera kuri urwo rwego, ijambo ry'Imana rigaca riba igice cy'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka tugere ku mwanzuro tuvuga ngo, niba ushaka gukomera mu bya mwuka wera, ntuharanire gusa gusoma Bibiliya nyinshi. Haranira kuko gusoma Bibiliya uyigire umurongo umwe, 2, 3, ariko bibe ubuzima bwawe. Haranira ko ijambo ry'Imana rihinduka imibereho yawe. Umwuka wawe urashobora kuwutoza ugahinduka ijambo ry'Imana mu byo utekereza byose, nk'uko twabisomya muri Yosuwa igice 1 umurongo wa 8. Havuga ngo, nuko rero ibyanditswe muri iki gitabo ntukabure kubitekerezaho. Niwitoza gusoma buri munsi, uzagera aho ijambo rijya rimanuka mu mutima wawe mu gihe urikeneye. Ikindi, uzajya usaba mwuka wera kugira ngo arikwibutse. Haleluya! Nibwo uzamenya ko ritakiri mu mutwe gusa, ahubwo ryabaye ubuzima bwawe. Haranditswe ngo ntabwo tuzakena. Haranditswe ngo nta mukiranutsi upfa. Haranditswe ngo yafashe ibyuzuye byose, Kristo irangije iramuduha. Yafashe imigisha yose yo mu bumana, irangije ibumbira muri Kristo, irangije iramuduha. Haleluya! Hari imigisha tutakwiye kujya gusengera, tugomba kudownload muri Kristo Yesu. Haleluya! Niba wageze hano, ndashaka ko wandika igitekerezo cyawe muri comment. Vuga ngo, uyu munsi ndatangira gutoza umwuka w'Imana uri muri njyewe kujya unyibutsa no gufata ijambo ry'Imana kugira ngo rihinduke ubuzima bwanjye. Byandike muri comment mu izina rya Yesu. Uwo ugiye kubyandika akagusengere. Data, mu izina rya Yesu, ndagusengeye weho ugiye kwandika nino jambo. Ndagusengeye kandi utagiye kubyandika gusa, ahubwo ugiye kuba nka sinyatire, ugiye gusinya kugira ngo biguhindukire ubuzima. Ndagusengeye kugira ngo imbaraga z'ijuru zibane nawe. Ndagusengeye kugira ngo ubwiza bw'Imana bubane nawe. Ndagusengeye kugira ngo umwuka w'Imana bubane nawe. Ndagusengeye kugira ngo kwibutse byose ndetse na kose mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi, niba hari umuntu uzi usoma Bibiliya ariko akavuga ko abyibagirwa vuba, musangiza kino kiganiro. Ugiye kumusangiza nawe ukamusengera. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera uyu muntu ugiye kohereza, ugiye kumfasha ivugabutumwa, kugira ngo imbaraga z'ijuru zimumanukire, kugira ngo ubwiza bwawe bubane nawe, kugira ngo yibuke kandi nawe yibutswe, kandi Data, atera imbere mu buryo bwose bwo mu mwuka n'ubw'umubiri,
kugira ngo nawe agezwe kure data nk'uko agiye kugeza kino kiganiro kure. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ntusibagirwe gukanda like na subscribe no gukora ukamenyetso k'inzogera kugira ngo utazongera gucikwa ibiganiro byiza ducisha kuri uyu muyoboro wanyu wa YouTube, kugira ngo mukomeze mubane nanjye Emmanuel Tuyishimire, pasteur missionnaire. Imana ibaha umugisha mwinshi. Data, ndagushimye kubanye natwe kandi utugirire neza. Ndagushimiye urukundo rwawe rwinshi, ndagushimiye ubuntu bwawe bwinshi, ndagushimiye abantu babanye nanjye mwa kino kiganiro. Ndagushimiye ko data waremye isi n'ijuru n'ibiyuzuye kugira ngo biduhe kandi tubinezerererwe. Niyo mpamvu abo bantu ndabasengeye, ubamare ubukene bwabo, ubamare ubutindi bwabo, ubamare data wa twese kutumva ijambo, ubamare kudafata ijambo, ubibamaremo Uwiteka, ahubwo ubuzuzemo ijambo ryawe, ubuzuzemo umunezero w'ijuru, ubuzuzemo kugirirwa neza nawe, ubuzuzemo kugendererwa nawe, ubuzuzemo ibyishimo by'ijuru. Data urakoze, ndagushimiye, bigusabye mbyizeye ko bikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen, amen.